sinzi niba ari rap cyangwa se R&B cyangwa Afrobeat. Okay. So let me stay. Utambwira ngo freestyle sisimba. Mu gitondo ukibyuka ubundi nicyo ukora? Gusa nk'ibisanzwe nakundaga isukari cyane, so nkajya nyiba namara kwiba nkabeshyera imbeba cyangwa ikindi, ariko ari njye wayibye ngo nirye. So buri wese ikintu namubwira cyangwa umuntu ugira ishyari, ikintu gituma umuntu agira ishyari ni ukutanyurwa. Buri wese yanyurwe n'uko ari n'uko abayeho bizamufasha. Nta wundi swara uzabaho uretse wowe? Nta wundi swara uzabaho uretse njye, kubera ko buri wese aba afite ubuhanga bwe yihariye runaka. So rero byangora kuba navuga ngo iki ni iki nshaka kuba nzi ko nyifite kandi wenda nawe agifite, so ntago nabivuga ibintu byinshi kubera ko buri wese aba afite umwihariko we. Ni ikibazo guhitamo umwe, ariko Kate. Kubera iki Kate? Ikintu cya mbere nababwira nuko iyo umuntu n'urugero ashaka kunanirana icyo yaba arimo cyose arananirana. Ntabwo bivuze ngo nuko agiye mu kintu runaka. Ego ni muri ubwo buryo n'izindi filime yari indoto nayo habaye casting bigenda kuriya, ibintu byanjye byose byagiye bica muri ubwo buryo, ariko nibivuze ko n'ahandi bibaho, ariko buri wese ni nkuko mu kandi kazi bibaho, muri office bibaho. Nanjye rero mba numva kuri njyewe ntahora niga kugira ngo ibi bintu nzabikuriremo noneho muri ibintu birenze naki. Ujya wumva ufite imishinga yo gufasha abantu muri amafaranga ukorera? Cyane kuva mu bwana bwanjye zari inzozi zanjye, gufasha abana bo mu mihanda. Urasenga cyane ko waba wifuza umusore usenga ukunda Imana? Ntago nsenga cyane batananyumva nabi, ariko hari n'abandi bakobwa batabigendamo kandi bafite amafaranga, bafite umuzima ngenderwaho, umurongo w'ubuzima ngenderwaho, kandi bataciye muri ibyo bintu byose kandi babaye neza bakoze kuko